ingano zumwibone, inyoni zazimaze ari gusokoza. Zizimara ari kugira ute? Batija kurinda ngo kamanze nsokoze. Bati ko nyoni zirimo ngo ndi gushiraho n'uturuzi bejemono. Usigaye ukererwa na repetition ari ahantu h'iminota 10 ngo moto yatinze. Kukerewe moto yatinze hari ibintu dutegereje ntaho nanyura mu mwembe yikanzu ndije hasi. Wagabanya karindi ko n'ubutari ubwo bwakeye. Uri kurinda unga yasigiye ushingirwa ntabwo wanyuze mu bifura nindi kandi ukagerayo. Kajya sagatimba wari wambaye. Burya ndi wari waberewe. Ngukuye mu mufuki ndakuzanye irakubira igitani kugerana muri rugende. Ubwo yari gukuye burasirazuba utangiye kureba amatara utibiriya ni ibiki iti humura nkomeje urugendo nge nawe ikubirindukana hariya ku cyamitsingi igukubita mu giporoso ugeze muri gare utesi wacu ni hehe aho ndajana hangaha ubutangiye kurara mu kiraro iravuga iti ntabwo ari aha nkujanye nkomeje urugendo komeza kandi ngwigishe no kwambara kamambiri uziko wambaraga bote na rugabire kubita hepfo ubwo sufe toma wayambaye ugeze hano ku kinamba irakuzana ngo washatse nabi nangwa niyo nabi iri ku Kimihurura. Iyo ushakira nabi mu butozi bwa Ntongo ubu noneho ubugeze ko nangwa naha ubona wagura avoka ko wanyuze hanuka zikabura n'uwaguha igiceri uze kwirarira nguri muri geto nangwa nayira pavo iwanyu ntiyari imeze guca nk'iri nk'umwaterete. Iyi Mana yacu ishimwe ngo ntaheruka kugura inkweto ngo nimwe ejo bundi se ndi wagenda guca nguri gutanga intasho n'amafunje agagize warabunize nazaka ibi birarutanwa ma ahubwo harukwiye kuyishimira utinda gushimya ugejeje ukora ibigukuye Rusizi igukubise muri Nyungu uti pfu bati ntuturukeho uti nimuhumure niho nakwicara mu modoka kugeranye Nyamagabe uburate utangira gutelefona uti bashaka benshi n'umwana w'umunyarwanda utimenya bagiye kundoha ugeze kuri Nyabarongo kuri Ruriba uti niyi ntuza hangaha iravuga iti naragukunze hari ahantu nkujyanye ngukuye irode bari ngukuye iwabo w'amashamba ndakuzanye ubwo wari ufite ambaraje utangira guhisha ishashi ubuhuye n'abana bagendera ifiheri bavara kubwira bati bonjour uti muvuze ngo iki nico waruzi kirakama haleluya haleluya haleluya. Abantu kugira ngo bazabone urukundo rw'Imana bizabagora. Aba muremure ati niki cyatumye ndesha na shari yaba mugufi ati nanga Imana yangize nka velomoteri yabyibuha ati bibiro byo ngurube ndabyanga yananuka ati komenya ameze nk'ugiye gutera koroneri yaba inzobe ati nanga konsa na nyamweru yaburuka ati konsa n'inkono biragenda gute yashaka ari mutati nzabyara ngeze hehe wambwaka aka kanya nshatse ko nshatse vuba nzabyara mfite 30 ngize 4 60 nzaba ngize 16 nzabashirahe uwashatse akuze na watiyo menya nkagenda kare Imana bayiburabuje bayikubise hasi kabararenza ati munshakira icyatuma mbyara umwe wabyaye umwe ati munshakira icyatuma mbyara 15 washatse ati munshakira iyo ndahukanira utarashaka ati mumbwire n'igisimba niyo nagishaka uwameze umusatsi mwiza tuwawe utukuza uwawe utukuje tuwawe ugira umukara uwawe ugize umukara tuwawogosha uwawogosha uwapfukiramo ibitambaro uwapfukiyemo ibitambaro tuwashiramo ikibo gukaja hejuru. Ntabwo barabona urukundo. Mureke dutahe ndahanura sindi umupfumu. Ntabwo barubona baranze maze rero akazakura umugore mu nzu baragendana kandi umugore w'inkunguzi yatsa muziko ajunditse amazi wakwaka oya wajundika amazi ukatsa muziko umuriro uzaka ntabwo mbabujije ngaho ni mwatse. Icyambere